ese waba wibaza ko hashobora kuba hari ibintu wakora uwo muntu wumva nyine utagukunda cyangwa se uwo muntu wifuza mu buzima ubona kugeraho bigoye, uwo muntu ubona atari kuri level ya cyangwa mutari ku byiciro bimwe, uwo muntu ubona ko nta hantu mwahurira, uwo muntu ubona ko nta kanya na gato yaguha agukunda paka nawe agasa, cyangwa uwo muntu akaba yagukunda ku buryo nawe bwagutungurana. Ibi bintu ntabwo bisaba amafaranga cyangwa ntabwo bisaba kuba ufite ubwenge cyangwa se ufite imitungo cyangwa se ufite ibindi bintu bihambaye, ubwiza, uburebure, igikara cyangwa se buri iki nyine, ntabwo bisaba ibintu bihambaye, ahubwo bisaba imico ndetse n'ibindi bintu bigera kuri bitatu tugiye kurebanira hamwe muri iki kiganiro, ndetse bizatuma uwo muntu wifuza, niba uri umuhungu uwo mukobwa wifuza kuba yagukunda ku buryo bigaragarira amaso ya buri wese, ndetse ukaba watsindira amarangamutima ye, ndetse nawe ubwe akaza akabikwibwira ko atazi ikintu wamukoze kandi nta bintu byadanje wigeze umukorera, ahubwo ari ibintu watwaye neza ndetse wakoze neza ku murongo, bikabasha kuba byatuma amarangamutima ye azamuka kujya ku rwego nawe ubona ko rushimishije. Rero birasanga ngo turebane neza ibi bintu kuva ku cyambere kugera ku cya gatatu. Nababwiye ngo hano hantu hazahanyuraho ibintu by'ubwenge nk'ibi honyine. Rero nimba aka kanya turakora subscribe ndetse kandi na like kuri iyi video kugira ngo ibashe kugera ku bantu bose, ndetse bibashe no kugenda neza n'ibi bintu turabane neza. Ubundi mbere na mbere umukobwa kugira ngo agukunde ndetse sindira amarangamutima ye, ugomba kwibaza ibintu bya mbere bibanza. Ntabwo ugomba kwegera umukobwa utaribaza ibi bintu. Nyamuneka mujye muba abasirimu kandi mujye mumenya ubwenge nyine. Ibibazo bitatu cyangwa se bigera kuri bine tugiye kurebana, ugomba kubyibaza mbere yo kuvuga ngo uyu mukobwa ngiye kuba namwigira nkamusaba amarangamutima ye, cyangwa kuba namwigira nkatuma ankunda ku rwego rushimye. Ase we ubundi reka dutangiye tureba ibyo ku kuntu wabikora cyangwa se ku kuntu wabigenzaho n'ibi. Ariko nayo nihuse reka tubanze turebe biriya bibazo twavuze ubanza kwibaza mbere yo kugira ngo wegere uwo mukobwa cyangwa uwo muhungu kugira ngo agukunde, amarangamutima ye uyibe, kugira ngo igihe cyose n'undi wese wamwegera ajya ahora amubonamo ishusho yawe. Ushobora kwibaza se mbere yo kwegera uyu mukobwa cyangwa uyu muhungu, uyu muntu ni muntu ki? Abahungu cyangwa se igitsina ngabo dukunze kwibeshya ku umuntu mbere yo kumwegera cyangwa kugira ngo umuntu ujye kwiba amarangamutima ye ukasanga ugiye uhubuka utarasobanukirwa ngo uyu ni muntu ki. Ubundi abantu b'iyi minsi cyangwa se igitsina gore cy'iyi minsi cyifuza cyangwa se gikunda umuntu bitewe n'icyiciro kirimo nyine. Ntabwo umukobwa uzajya kumutereta nimba akurusha amafaranga, cyangwa urugero umukobwa nimba akurusha economic background uko agaragara ndetse n'ubutunzi, ari ukuntu uzamutereta bitewe n'uko nguko ameze nyine. Umukobwa urusha amafaranga cyangwa umukobwa urusha ubutunzi cyangwa se umukobwa uri hejuru ye, n'uwo ari ukuntu uzamutereta bitewe n'uko uri hejuru ye. Ntabwo umukobwa ukurusha amafaranga cyangwa ukurusha ubutunzi cyangwa se uri karasi kukurusha wajya kumutereta kimwe na wa mukobwa uri hasi, cyangwa se umukobwa nyine urusha nyine kugaragara cyangwa urusha ubutunzi. Ibyo ni ibintu ugomba kubanza kwibaza mbere yo kubanza kwegera uwo mukobwa nyine. Ese uyu muntu ni muntu? Cyeka tuba ni ikintu cya karindwi mbere yo kwegera umukobwa ngo ukore biriya bintu twavuganye bitandatu bituma umukobwa agukunda akagusarira, ubanza kwibaza nabwo. Ese uyu mukobwa akunda ibiki? Ibi bintu kugira ngo ubyibaze urabanza nyine umukobwa mukaba nyine muri kumwe bisanzwe, ariko utaratangira iyo process cyangwa urwo rugendo rwo kugira ngo agukunde mu buzima, ariko nyine kugira ngo utangire urwo rugendo urabanza umenye se uyu mukobwa akunda ibiki. Kuko nyine umuntu buri ikintu akunda kiba kiri connected cyangwa kiba gifatanye n'amarangamutima ye. Ntabwo umuntu ikintu akunda kiba kiri kure n'amarangamutima ye. Buriya umuntu kugira ngo agukunde nuko igihe kinini muba mwarabanye cyangwa se muba mwaragiranye ibihe muri mu bintu akunda. Ntabwo urugero rufatika. Nimba urugero muri kureba filime cyangwa se umukobwa ashimishwa no kureba filime, kumva indirimbo, none icyo gihe kinini cyo kureba filime mu bintu bimushimisha akakigira ari kumwe nawe, urumva mu gihe amarangamutima ye yazamutse ari kumwe nawe, urumva nawe uramuprofita nyine muri ako kanya yishimiye kuba ari kumwe nawe, bigatuma nawe akugirira amarangamutima. Icyo cyari ikintu cya kabiri cyo kwibaza mbere yo kuvuga ngo ngiye kwegera umukobwa cyangwa se ngiye kwegera uyu mu kigitsina ngo mbe ntacyaka urukundo cyangwa mbe ntatuma ankunda kurushaho birenze uko nawe abitekereza. Reka tuane ikindi kibazo cya gatatu, ni ibibazo bitatu byo ugomba kwibaza mbere yuko wegera umukobwa cyangwa mbere yuko utangira urugendo rwo kuvuga ngo uyu muntu ngiye kumwiba umutima cyangwa ngiye kumwiba amarangamutima ye yose ayangirire. Abayeho ute? Abantu babaye bitandukanye. Ari umuntu ubayeho ubuzima nyine yishimiye cyangwa se umuntu ubayeho ubuzima atishimiye. Rero iyo bamaze kumenya se ngo uyu muntu ubu buzima abayeho arabwishimiye, uyu muntu ubuzima abayeho ntabwo abwishimiye. Iyo wamaze gusobanukirwa ibyo bintu, umenya uburyo uratereta uwo mukobwa cyangwa se umenya uburyo urakoresha mbere yo kuvuga ngo uyu mukobwa ndamutwara gutya cyangwa se ndakoresha iyi tekinike kugira ngo amarangamutima yangirire.
urugero ku muntu ubayeho ubuzima atishimiye, ugerageza kuba umwereka cyangwa ugerageza gukora ibikorwa bituma abona ko ubwo buzima abayemo nubwo atabwishimiye hari ubundi buzima buri imbere bumutegereje, cyangwa hari ubundi buzima butangaje, cyangwa ubwo buzima yifuza kubugeraho nyine muri kumwe, cyangwa kubugeraho nawe byashoboka, ugahora nyine umuhoza muri ayo magambo, cyangwa umuhora mwibutsa ko ibyo bintu bihari mu gihe abaye mu buzima atishimiye, nyine umwibutsa ko ibyo bintu bihari. Reka dufate n'urundi rugero ku bantu babaye mu buzima yishimiye, ku buryo nyine ababona nta kindi kintu yifuza, ariko wowe ushaka kumwiba amarangamutima ye gusa, nyine ubona ko ku ruhande rwe nta kintu yifuza. Already umukobwa ashaka kuba afite wenda boyfriend we bari kumwe, ariko nawe waramukunze ushaka kumwiba nyine amarangamutima ye ukayajyana, cyangwa ukamwigarurira, aho yayeho neza, afite amafaranga, afite umuryango, afite ibintu byose, nta kintu yifuza, ariko we ku ruhande rwawe umwifuza ngo nawe ube wamwiba ku marangamutima cyangwa nawe yashaka kukugira urukundo. Ubwo nyine kugira ngo uwo mukobwa umufatishe wamaze kumenya ukuntu abayeho, nabwo turagenda tubirebera hamwe mu bintu bitatu tugiye kureba neza twitonze. Uraza kubona ukuntu nyine kumenya uko umuntu abayeho, cyangwa se kumenya icyo akunda, cyangwa se no kumenya ese uwo muntu ni muntu ki, bituma rero bigufasha kugira ngo uwo mukobwa ubashe kugenda ukaba watsindira amarangamutima ye mu buzima bwe. Reka turane hamwe ikintu cya mbere gituma, ariko mbere na mbere ndibutsa abantu bagira akanya bareba nyine, niba utarakora subscribe reba handitse subscribe please, mukore subscribe kandi ni iby'agaciro, kandi mukandira like kuri iyi video kugira ngo ibashe kugera ku bandi bantu benshi. Reka twikomereze. Ikintu cya mbere gituma umukobwa akwitaho, cyangwa se umukobwa agerageza kuba yakugira amarangamutima akomeye, cyangwa se yabasha kuba yagukunda, ikintu cya mbere ni ukumwitaho ndetse no kumenya amarangamutima ye. Buriya umukobwa cyangwa se umuntu uwo ari we wese akunda umuntu umwitaho, ariko hari umuntu udakunda umuntu umwitaho cyane nyine ngakabya, kuko kwereka ko umuntu umwitaho cyane ugakabya biba bishaka kugaragaza ko nyine hari ikintu umukeneyeho. Mwiteho ariko biringaniye. Ikindi kintu rero kigendana no kwita ku muntu ni ukumenya amarangamutima y'umuntu. Buriya umuntu akenshi ku isi nyine ahantu isi yatwerekeje, iyo umuntu mwitayeho cyane ahita avuga ngo uyu muntu afite ikintu anshakaho, cyangwa se uyu muntu amfiteho target, cyane cyane ku bakobwa niko bimeze. Iyo umuntu mwitayeho cyane, cyangwa umukobwa umweretse ko umwitayeho cyane, atavuga ngo umuhungu ashaka dukore imibonano, ahita njugunya ibintu nk'ibyo, abona ko nyine nta gahunda umufiteho bitewe n'uko uri kumwitaho cyane. Ariko kumenya amarangamutima nicyo kintu cya mbere cyoroshye nyine. Numwereke ko umwitayeho cyane, unamwereke ko nyine utari kumuha agaciro cyane, ariko ukamuha nyine gake gake biri medium nyine bidakabije, ariko nyine ukajya wumva amarangamutima. Nimba afite ikibazo nyine ukajya nyine utuma akubwira nyine uko yiyumva, buri gihe ukajya umuforcinga akavuga uko yiyumva nyine. Nimba ababaye akagerageza kugusharinga ku gahinda ke, nimba yishimye gutyo nyine iyo mood yose arimo mukayisharinga. Aricyo kintu gituma nyine kuvuga ngo uyu muntu kuba anyumva mu gihe meze gutya, nabyo bigatuma byazamura amarangamutima ye yaragufite. Icyo cyari ikintu cya mbere. Reka turane ikintu cya kabiri gituma umukobwa agukunda ndetse akaba yagira ku rwego rwo kumva nta wundi muntu yifuza kuri wewe. Ibi bintu byose ni iby'ingenzi, urasaba ngo byumve neza. Nababwiye ngo niba byaba biba na ngombwa byo ufata agakaramu byandika ahantu, cyangwa se uko buri gihe ubyutse, cyangwa se ufite gahunda nk'iyi ngiyi yo kuba ushaka kwegera umuntu, uze wongere ubinyuzemo amatwi, cyangwa wongere wumve iki kiganiro ku buryo kizajya kigufasha neza, ku buryo ugera ku bintu wifuza. Ikintu cya kabiri ni kumwereka ko nta kintu na kimwe umwifuzaho, cyangwa se nta yindi nyungu muteganyaho. Iki kintu cyo cya mbere abahungu bakoraho, cyangwa se abagabo bakoraho ikosa. Umukobwa ku munsi wa mbere umubonye ugahita umugaragariza irari, ugahita umugaragariza ko wamushamadukiye, ukamwereka ko ibintu nyine byacitse nyine. Ibyo buriya ntabwo ari ngombwa. Umukobwa ntabwo akunda umuntu umwereka ko wamushamadukiye ku munsi wa mbere. Yego abakobwa nabo bakunda kubona ko bakunditse cyane, ariko ntabwo umukobwa ushaka ko agukunda ntabwo umugaragariza ko umufitiye irari riri hejuru, cyangwa se ari kugukurura cyane mu minsi ya mbere nyine. Gerageza niba ubonye ku munsi wa mbere umufate nk'umuntu usanzwe, ibintu byose ubiha igihe. Ntabwo ari ukuvuga ngo ibintu nyine ngo urahita ubyihutisha. Ku munsi wa mbere umufate nk'umuntu usanzwe, wa kabiri gake gake, ariko umweretse ko umufitiye irari, cyangwa se uri kumwitaho cyane, ahita avuga ngo uyu muntu afite ikindi kintu anshakaho, anshaka ibi ngibi, yewe bigatuma icyizere cyangwa se urwo rukundo wari umukeneho utakaza amahirwe yo kurubona nyine. Reka tubane hamwe ikintu cya gatatu gishobora gutuma umukobwa agukunda ndetse akaba yakugira amarangamutima ari hejuru. Kumwereka ko wihagije kandi ufite intego, cyangwa se ufite ahazaza. Ibi ni ibintu bisanzwe ku isi, nta muntu udakunda umuntu ufite ahazaza. Yego umukobwa ashobora kuba yagukunze, cyangwa se abona ko uri umugabo, cyangwa se abona ko wakinjira mu buzima bwe mukaba mwasangira iyo mood y'ibyishimo, cyangwa se uwo mubano w'urukundo, ariko yabona ko nta hazaza ufite, nyine uri wa muntu
nimba urugero ngo ugiye nko kumugura imyenda akabona wa muntu se ku mukobwa ugufiteho gahunda, kuno bavuga ngo abakobwa ngo bakunda umuntu ngo ubagurira cyangwa ubitaho, ku mukobwa ufite gahunda cyangwa se wagukunze ntabwo yakishima guhora umusesagura amafaranga abona nyine ko umwitayeho nyine ibintu nyine wenda urugero nta saving ujya nyine udatekerereza ahazaza nyine hanyu muri kumwe. Yego nimba umukunzi ushaka kumutekereza ahazaza nyine nawe nimba yagukunze nawe wahita ubibona ko mu gihe uri gutekereza cyangwa se uri kubara ahazaza nawe ababibona, niyo yaba ataragukunze ashobora kuba akunda nyine umuntu ugira ahazaza ariko nakajya kwaka ibintu cyane, yajya nyine abona ukuntu nyine ushyiraho pause cyangwa se utabasha nyine guhita uvuga ngo ibintu byose urabisohoye nyine uramuhereje nyine nk'umuntu udafite ahazaza cyangwa umuntu nyine usesagura nyine ukora gaspillage iri hejuru, akaba nyine amarangamutima yakuvana avuga ngo uyu muntu niyo twaba turi kumwe cyangwa se niyo twazagira n'igihe tukabana nta hazaza yaba mfiteho cyangwa se ntago yamenya guteganyiriza umuryango. Icyo cyane ikintu cya gatatu ugomba kwitaho mu gihe ushaka gufatisha amarangamutima y'umukobwa muri kumwe cyangwa se mugendana, kumwereka ko wihagije kandi ufite intego ndetse n'ahazaza heza. Reka tubane ikintu cya kane, kuba umunyamabanga kandi ugatuma amwenyura. Nta muntu uzagukunda abona ko uhora wasamye nyine, nicyo abahungu b'iki gihe bagira. Niyo waba uvuga ngo umukobwa akunda kumwenyura cyangwa se gerageza umukobwa umushimishe ariko wongere ubesereye nyine. Umukobwa akunda umuntu uresereye nyine, umuntu wese nyine umuntu uresereye nyine ubona ko atajagara cyangwa se adahora yasamye kameme. Ushaka kuba uri umuhungu ukunda gutera blague cyangwa uri umuhungu ukunda kuvuga amagambo menshi, ariko nyine nimba ugeze kuri uwo muntu ushaka gufata amarangamutima, gira blague ugire nawe zigarukira. Umenye ibituma aseka, umenye ibituma yishima, ubimuhe mu gihe cya nyacyo ndetse no mu gihe kitari icya nyacyo ube uri sereye kugira ngo abashe kubona ko uvuga ngo nyine uyu muntu anytime cyangwa condition yose yaba ihari runaka yaba sereye akaba yakora ikintu cy'abagabo cyangwa ikintu gifatika. Ko umuntu uhora nyine ujagare cyangwa umuntu uhora nyine useka nyine ugaragaza nyine ko ahora amwenyura nyine biba bigaragaza ko nyine utari sereye, ndetse n'ibintu byose byaza utabasha kuba sereye cyangwa se niyo wavuga ngo ugiye wenda nko kuyobora ikintu utabana abantu sereye kurya ubashyira ku murongo, nta hazaza bakubona bavuga ngo uyu muntu yayobora umuryango ngo awuhagare, cyangwa se niyo twaba turi mu rukundo kuba abakobwa bamucyaha cyangwa bamwiba umutima ntabwo byakoroha nyine, kuko ni umuntu uri sereye cyangwa umuntu utekereza nyine. Gerageza umuhe kumwenyura kandi ube umunyamabanga, nimba nyine muri abona nyine ko ubika ibanga cyangwa se ibi bintu nyine mugiye mubana mu buzima bwa buri munsi, abona uri umunyamabanga bizatuma nabyo byongera umubano cyangwa se byongera amarangamutima yaragufite, kuko nyine buriya umunyamabanga niwe muntu wa mbere w'umwizerwa cyangwa niwe muntu wa mbere uba ari uw'agaciro mu buzima. Umuntu wese ukubikira ibanga ujye umwubaha. Gatanu ikintu hamwe cya gatanu gituma umukobwa cyangwa se yewe n'umuhungu akukunda ndetse akakwifuza ibihe byose bitewe n'ibi bintu, kumwereka ko nta wundi muntu wabona ku isi umeze nkawe. Buriya abakobwa bundi baravuga ngo abakobwa bicwa n'ibyo bumva ntabwo bicwa n'ibyo babona. Rero abagabo nabo bakicwa n'ibyo babona ndetse n'ibyo bakoraho ariko ntibicwe n'ibyo bumva. Umugabo ushaka kuza ukamuteka ibitego umukobwa ngo uramukunda ibiki, umugabo kugira ngo uzamufatishe atarabona cyangwa se ataragira ibyo nyine kameme biba bigoye, ariko umukobwa we kumujya mu matwi nicyo kintu cya mbere. Gerageza umwereke ko nta wundi muntu umeze nkaho, uhora umubwira amagambo nyine amwereka ko ari uw'agaciro nyine akomeye cyangwa se afite ubusobanuro buhambaye ku buzima bwawe. Ayo magambo gerageze uko mwahuye yamusubiremo. Iki ni ikintu cya gatandatu cy'ingenzi ugomba kwitaho gituma uwo mukobwa agomba kuwukora ndetse agahora kwifuza, cyangwa se n'igihe mwazatandukanya azahora yifuza anicuza ndetse kuba yaragutakaje mu buzima bwe, ni ukudatuma arambirwa cyangwa se nyine arambirwa kuba muri kumwe. Gerageza ube uhora umurahangira udushya nyine. Uyu munsi ufite story zo kuntu bimeze gutya yishimye nyine, wabonye ibimushimishije, ejo garuka uri mushya nyine. Ugaruke wenda urugero wabaye sire cyangwa se nta kuvuga nyine usa nkaho uri karumu nyine gutyo gake nyine, umukobwa uri umutungura ntutume arambirwa imico yawe nyine. Kuvuga ngo uhora useka nyine, uhora umutera blague, yego waraseka arashira nyine ibyo bintu byo guseka akarambirwa nyine, akabona ko ntago nyine nawe barambirwa indyo imwe nyine, nawe urashiruka irambira ibintu byose umuntu arabirambira, ikintu nyine gihora cyishyuramo. Uyu munsi uzumutera blague, umuganiriza, umusetsa aseke, iminsi biraseka, ya gatatu aseka, uwa kane uze uri seriye umeze nyine nkaho utishimye nyine, akubaza ngo byagenze gutyo umuvangira, uwa gatanu umuvangira imico yose ku buryo nyine abona ko kuba gufite nyine uko muhuye aba yiteze nyine ikindi kintu gishya nyine. Tuma ahora gutekereza nyine, ahora afata akanya gutekereza se ngo byagenze bite, ngo byagenze gute. Ako kanya ko gutekereza niko kagenda kazamura amarangamutima cyangwa se ibyiyumviro yewe aba agufitiye ako kanya.